umugore yarapfuye ahurira mu ijoro n'umugabo we wari warapfuye mbere. Umugore ati reka dukomeze urukundo rwacu rwa mbere. Umugabo nawe ati twasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu, none ubu turi mu ijoro. Ubu ndi ingaragu, nta mugore mfite, ntumvangire, ubu hari abamarayika ndi gutereta. aka kabiri. Iri ni isengesho abana bo mu muhanda bavuga mbere yo kuryama. Mana y'amaniga n'amatafu yose ari muri iyi si, urayoka kw'abakoboyi bawe tugiye kugangika mu kavumo, uduhe gupowesha fureshi, uducyahire abakaritasi n'abarezi bose b'ikuzimu, ntibadukasire batanaduteza leta. Urabona ko uyu munsi twiriwe twakubiswe, uzadufashe mu gatigito k'ejo, uzatwomeke aho tuzatarasa hose hatazagira abaswa batwiyongoza, kandi nawe life tubayemo urayiyoka, ukomeze ubirangize nk'umusaza. Amen. aka gatatu. Umugabo agiye mu Bwongereza mu ruzinduko rw'akazi, ariko yibitseho akabazo k'ururimi ruke. Bidatinze hajya muri resitora, baramubaza bati what can we serve you sir? Iyo aracyumva nuko areba hirya no hino, aza kurabukwa abana barimo kurya amagi, niko gusubiza uwamubajije ati you see them, urabona bari abana? Undi ati yes. Arongera ati what are they eating? Ati mbese barimo kurya iki? Umukozi wa resitora ati eggs. Nyamugabo ati okay, bring eggs mother, nzanira nyina w'amagi. aka kane. Uyu ati ndashima Imana ko yankijije ibisazi. Nuko umugabo arahaguruka ati ndashima Imana ko yankijije uburwayi bwo mu mutwe buzwi nyine nk'ibisazi. Ngiye gutera agakorasi gato munyikirize mpimbaza Imana. Abacuranze bashyiramo umuziki, uwo mugabo aratera ati gurigodora ya Rwanda fomo, gurigodora, gurigodora, gurigodora ya Rwanda fomo, gurigodora. Ubwo ngo arashima Imana ko yamukijije ibisazi. aka gatanu. Umwana w'umunyeshuri mu mwaka wa gatatu yitegereje se umwima amafaranga yo kurya azwi ku izina rya argent de poche cyangwa pocket money, maze umunsi umwe aza mu biruhuko yamupangiye ati papa, ati twagiye muri bya byumba byitwa laboratwari, maze nyerera ku bintu byitwa shimi, nikubita mu byitwa fizike, birameneka. Cyakora deregiteri yavuze ko ku bihumbi 27 nagombaga kubyishyura, ikigo kizandihiraho icya kabiri, ubwo nanjye nkirihira 13,500 asigaye. Nuko papa we ati mwana wa, ko ari uko deregiteri wanyu ari umugabo mwiza, ubwo ayo yose nari kuyiba hehe? Nuko bajyana musheru ku isoko, ndavuga inyagazi y'ihene, ngo babone 13,500 byo kwishyura igikorwa cyabaye cyo kunyerera kuri shimi, umunyeshuri akamena fizike y'abandi. aka gatandatu. Uyu mugabo we yagize atyaheka umuyaya. Umugabo n'umugore we bari baryamye nijoro, umugore amaze gusinzira, umugabo arabyuka ajya kwirebera umukozi wo mu rugo nk'uko yari asanzwe abikora. Ageze mu cyumba cy'umukozi yaje gutekereza ko umugore yabumva, nuko asaba umukozi ko basohoka mu nzu bakigira hanze. Mu gusohoka kwabo, umugabo atinya ko umugore yakumva imirindi y'abantu babiri barimo bagendagenda mu nzu, niko gufata umukozi amuterera mu mugongo. Barimo gusohoka, umugore abarabacakiye. Icyababaje umugore si uko umugabo we yaramuciye inyuma akarenzaho kugana umuyaya, ahubwo yababajwe n'uko yamuhetse kandi we ataramuheka na rimwe. Eyuvire. Umugabo mu kwisobanura atera hejuru ati rwose nawe shyira mu gaciro, abana bacu bose yarabahetse arabakuza, kuba muhetse inshuro imwe mushimira, urumva nkabije, kandi we yarahetse abana inshuro ibihumbi n'ibihumbagiza. Amva amayeri. aka karindwi. Umwana yashakaga kunyara ari kumwe na nyina, akamubwira. Bukeye nyina aramubwira ati ntukavuge ko ugiye kunyara, jya uvuga ko ugiye kuririmba. Umunsi umwe umwana yasigaranye na se, nyina yasuhutse. Bigeze nijoro, umwana ati ko nshaka kuririmba,
se aramusubiza ati mwana wanjye ushaka kuririmba muri iri joro cyo ngaho ndirimbira buhoro mu gutwi. Umwana arikura inkari no mu gutwi kwa se ngo shiriri. akamunani. Umukozi uhengereza ba nyir'urugo wari umuzi se? Umukozi wo mu rugo yari ifitiye umuco wo gukunda guteka icyayi mu rukerera, yarangiza akagishyira sebuja na nyirabuja mu buriri kandi iteka akabikora batabimusabye. Bukeye arongera aragitegura ajya gukomanga ku muryango bakiryamye, maze shebuja ashigukira hejuru aramubwira ati niko sha wowe buri yihuza ukomanga wajya ukirekera muri saro ko tuba duhuze. Umukozi atari ko bosi buriya mbere yo gukomanga mbanza guhengereza kareba ko mudahuze nta kibazo mba mbizi. akacyenda. Umwarimu yarimo yigisha abana abereka ububi bw'inzoga, nuko azana ibirahuri bibiri, kimwe ashyiramo inzoga ikindi ashyiramo amazi. Hanyuma azana umunyorogoto awushyira mu kirahuri cy'amazi, ugezemo urinyorogotora bigaragara ko nta kibazo ufite. Hashize akanya afata wa munyorogoto awushyira mu cy'inzoga, wa munyorogoto uhita upfa utanasambye. Nuko ahita abaza abanyeshuri atese isomo mukuye mu byo mumaze kubona ni irihe? Umwe mu banyeshuri ahita amanika akaboko ati isomo dukuyemo ni uko umuntu unywa inzoga atagira inzoka mu nda. akacumi. Hari umugore wari ufite umukozi wo mu rugo, rimwe uwo mugore yabura ikariso ze ebyiri, nuko ari hamwe n'umugabo we ahamagara wa mukozi ati mbwira ko nabuze amakariso yanjye ninde uyiba? Ati kandi wasanga ari wowe uyatwara. Umukozi atoya ati ndetse n'umugabo wawe yambera umuhamya ntabwo njya nambara ikariso. akacumi na rimwe. Umuhungu yagiye gukwa umukobwa maze sebukwe amuca 800. Umuhungu biramubabaza cyane atangira kwijujutira abo kwa sebukwe agira ati kera twakwaga isuka cyangwa inka kandi bakaguha umugeni w'isugi, none ubu muraduca ariya mafaranga yose kandi ku mukobwa waryamanye n'abagabo batabarika akanakuramo inda zitabarika. Abo kwa sebukwe baramusubiza bati kuri iki gihe agaciro k'inkwano kariyongereye kubera ko muri gutwara abakobwa bafite uburambe mu kazi. akacumi na kabiri. Hari umwana wajyaga yanga kwambara ikariso maze nyina akamukubita, nuko rimwe umwana abaza nyina ngo kubera iki akunda ko yambara ikariso. Nuko nyina amusubiza ko ari ukugira ngo ahishe icyubahiro cye. Nuko rimwe haza abashyitsi kubasura, wa mwana yanga kubimukira babuze aho kwicara, nuko nyina aramutonganya ngo wa mwana we wagiye wubaha abashyitsi. Nuko umwana avanamo ikariso atangira guha abashyitsi icyubahiro. reka mbaye inyonyezi y'akacumi na gatatu. Nuko umwami ajya ku rugamba ariko asiga akingiranye umwamikazi we, ariko urufunguzo aruha umugabo wari inshuti ye magara, aramubwira ati nimara iminsi ntaragaruka uzakingure umutware uhita umugira umugore wawe rwose nta kibazo. Nuko umwami yurira ifarashi aragenda, ariko hatarashira iminota 20 agiye nyine. Umwami abona wa mugabo aje yirukanka cyane yahagera ati nyagasani wampaye urufunguzo rutari rwo. God have mercy upon us. Akoze cyane nibwo twabanye paka ino video irangiye. Ndagira ngo uze kumbwira akagushimishije cyane kurusha kandi muri comment.